miryango mpuzamahanga habaho ivuga Loni kuri twebwe nta byiza yatugiriye, nta byiza yagiriye RPF Front Patriotique, ntiyigeze idufasha, nta cyadufashijeho, ndetse n'ibyo twagendaga tugeraho bwashangaga uko yumvikanaga n'igihugu cyari kiriho, ugasanga ubwo bashaka kugenda babigarura inyuma babidindiza, no kugeza no mu gihe cya za jenoside Loni yarebaga abantu bapfa ikicecekera, ugasanga ubwo ishaka kugira ngo ibone uko yahagarika intambara Front Patriotique yari yagezeho kugira ngo igende ibohoza igice cy'u Rwanda itabara bagendaga bapfa. Tito Rutaremara, umuntu wubatse amateka adasanzwe mu rugendo rwa politiki n'amahoro y'u Rwanda. Ese wigeze wibaza uko yabaye umwe mu nkingi za mwamba mu mateka y'igihugu? Tito Rutaremara ni umwe mu bantu b'intangarugero mu mateka ya politiki y'u Rwanda, yamenyekanye cyane kubera ubunararibonye bwe n'imiyoborere no mu gukomeza kwigisha amahame y'ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu. Tito ni umugabo wagize uruhare runini mu mateka y'u Rwanda, umwe mu bamaze igihe kirekire muri politiki yarwo. Azwi cyane kubera uruhare rwe mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'umusanzu ukomeye yagize nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Rutaremara kandi ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu buyobozi bwa RPF Inkotanyi ndetse n'umwe mu banyamuryango b'imena batangiranye nayo mu mwaka w'1987. Mushyiraho FPR mwari abantu bageze kuri 4. Oya abona abigaga ariko nabigaga uko izakorwa, ni komite yagiye kwiga uko izakorwa, yandika inuza baza muri kongere baje bakadiskuta. Ni nawe wari uyiyoboye iyo komite. Rwigema na Kagame baje mu ryari, mwaganiriye iki? Habyarimana yego, bo hari ubwo twaganiye bitari ngombwa ko tuganira. Yego, n'abantu reba batavuganaga. Kanyarengwe na Habyarimana ntabwo bavuganaga. Yego, noneho umwarereye hanyuma yamageze mwese ko mutaganira nyakwa perezida n'ibite kureba ari twe twagusanze muri iki gihugu uri ukizi. Ndakirusha se chairman wanyu. Niko Habyarimana se kuganira rero. Yego, noneho ntegewe ntawe cyo nzi rero najya mbira mu misozi anyereka ati hariya niki hariya n'ahandi wajyaga wumva bavuga batya. Ni Habyarimana yikubwiraga? Yabimbwira tuganira tuhaganiye nk'iminota 30 ibintu bitaraba. Ndabanywa amayoga bayanywa n'iki, njye sinanywaga n'inzoga cyane ariko ukagenda ukanywa amafanta ariko ukabyina. Nabyinaga guhera itangira kugeza barangije. Uyu Tito Rutaremara n'abandi banyamuryango bakoraga ibikorwa byo guhuza abanyarwanda bari mu mahanga kugira ngo bige uburyo bwo guharanira uburenganzira bwabo, dore ko bari bararambiwe kubaho mu buzima bw'ubuhunzi n'akarengane. Muri urwo rugendo Tito Rutaremara yagize uruhare mu gusakaza ibitekerezo bya demokarasi, ubumwe n'ubwiyunge byari inkingi za RPF Inkotanyi. Mu mwaka w'1990 ubwo RPF Inkotanyi yatangiraga urugamba rwa gisirikare rwo kubohora u Rwanda, Tito Rutaremara yari mu bayobozi bakuru b'iryo shyaka. Nubwo atari umusirikare ku rugamba, yagize uruhare rukomeye mu gutanga ibitekerezo no gushyiraho gahunda zifasha ku rugendo rwa politiki twajyanaga n'urugamba rwa gisirikare. Yari umwe mu bakanguriraga abanyarwanda kumva akamaro k'urugamba rwo guharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda nta vangura cyangwa akarengane. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Tito Rutaremara yari umwe mu bantu bagize uruhare mu gushyiraho politike z'ubwiyunge, aho yakanguriraga abanyarwanda kwiyunga, gusenyera umugozi umwe no kubaka u Rwanda rushya rushingiye ku bumwe n'ubutabera. Mu mirimo yakoze harimo kuba umwe mu bari bagize inteko y'inzibacyuho mu mwaka w'1994 n'2000. Umwanya yavuyemo akajya kuyobora komisiyo yari ishinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2003. Yabaye kandi umuvunyi mukuru wa mbere mu mateka y'u Rwanda. Umwanya yariho mu mwaka w'2003 kugeza mu mwaka w'2011. Muri izo nshingano yagize uruhare rufatika mu kugaragariza abaturage n'inzego z'ubuyobozi mu kurwanya ruswa ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza. Rutaremara kandi azwiho kuba umunyabwenge w'imitekerereze n'inyigisho zijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Akaba n'umwe mu bakunze kuvuga ku mateka n'imigambi RPF Inkotanyi yagenderagaho mu rugamba rwo kubohora u Rwanda.
Nubwo Tito Rutaremara yakuwe mu mirimo ashinzwe kubera gusaza, akomeza kuba intangarugero mu gutanga inama no gusigasira amateka y'u Rwanda. Ubutumwa bwe bwibanda ku kubaka igihugu kitagira amacakubiri, aho buri munyarwanda wese yiyumva nk'umwe mu rugendo rwo kwiyubaka. Hari umuyobozi bubi, akaba umuyobozi mwiza, akaba umuyobozi mwiza cyane, akaba umuyobozi w'ikirenga. Urumva rero buriya uw'ikirenga nka uriya mbese w'imboneka rimwe nka Kagame ntabwo aboneka buri gihe, ariko abayobozi beza cyane, abayobozi beza n'abayobozi babi baraboneka. Aba beza cyane rero iyo babonetse uriya yarabikoze babiheraho bakubakira kuri ibyo. Ubuzima bwanyigishije kwirwanaho, kumenya yuko umugabo arigira yakwiburaga. Abanyarwanda burya uwo mugani nibwo numvise uwo mugani ko umugabo arigira yakwibura agapfa. Kwigira twebwe nta byiza yatugiriye, nta byiza yagiriye RPF Front Patriotique, ntiyigeze idufasha, nta cyadufashijeho, ndetse n'ibyo twagendaga tugeraho ubwo washangaga uko yumvikanaga n'igihugu cyari kiriho, ugasanga ubwo bashaka kugenda babigarura inyuma babidindiza, no kugeza no mu gihe cya za jenoside Horoni yarebaga abantu bapfa ikicecekera, ugasanga ubwo ishaka kugira ngo ibone uko yahagarika intambara Front Patriotique yari yagezeho kugira ngo igende ibohoza igice cy'u Rwanda itabara bagendaga bapfa, kugeza n'aho Horoni yahaye Abafaransa uburenganzira bwo gufata igice kimwe kugira ngo babone uko baduhagarika, bakatuma ziriya ngabo zambuka n'intwaro zazo zambutsa n'abantu zibasunika ngo bajye hanze. Abasanga rero umuryango mpuzamahanga kuri twebwe ntacyo wadufashijeho, ahubwo watuzaniye byinshi bibi. Ariko rero iyo tuvuze umuryango mpuzamahanga ntibivuga ko habuzemo abandi bari amacuti nk'aba, nubwo batadufashe. Hari abadufashe mu bitekerezo, hari abadufashije mu kutwifuriza neza, hari n'abadufashije tuvuze nk'igihe twari muri za negociation. OUA yagiye ifasha, yagiye ishaka uko ibintu byagerwaho, ndetse n'abantu z'aba OUA bagiye bagenda bakurikiza ukuri. Byari ko byaterwaga nuko muri OUA hari harimo ibihugu byinshi byagendaga byumva byakurikiza ukuri, ariko harimo n'ibindi nabyo byatwangaga, bifashe nka Zaire ugafata bya bihugu byose byategekwaga n'Abafaransa, basanga bigenda bitwanga bitugira nabi, ugasanga nabwo muri wowe ntacyo twabonagamo kubera izo mpamvu, ariko n'ibyari havuzemo ibihugu biyumva ukuri. Ariko ndibuka nko muri OUA icyo gihe badusabiye impapuro zo kugira ngo tujye tubone uko tujya hanze, basaba Uganda na Tanzania ko baduha impapuro, biremera ko bizajya biduha impapuro zo kugira ngo tubone uko dusohoka tujye kuganira n'abandi hanze. Tanzania yo yabigiraga kuko ariyo yari yadufashaga muri iyo mishyikirano, nabyo turayishimira kuko yadufashaga muri iyo mishyikirano. Uganda yabitugiraga ko yari inshuti.